twongeye kwasuhuza ubwoko bw'Imana, twongera kandi kubararika muri kano kanya ubwo tugiye kwigira hamwe ibyanditswe byera. Tugiye gukomeza aho twasoreje ubushize, aho twari twarebeye hamwe kuva igice cya gatatu ku murongo waho wa mbere kugeza kwa gatandatu. Uyu munsi turakomeza n'uwa karindwi. Aho ngaho mu kuva igice cya gatatu ku murongo wa mbere kugeza kwa gatandatu, tukaba twabonye uburyo Imana yatoranyije Mose ikamuhamagara kugira ngo ayikorere umurimo. Twabonye uburyo Imana itoranya abantu kugira ngo ibashinge umurimo wayo. Uyu munsi rero tugiye gukomereza hamwe mu kuva igice cya gatatu ku murongo wa karindwi kugeza kwa 12. Ariko mbere yuko dukomeza, ni mutyo tubanze dusenge. Uwiteka Imana igira neza, Imana itwitaho, tugushimiye cyane kubw'urukundo rwawe yuko wemera kuduha ijambo ryawe ngo riduhugure. None nawe twicisha bugufi imbere yawe kugira ngo abe ariho kutuyobora no kutwifashiriza. Mwuka wera atuyobore, udusobanurire ijambo wandikishije mu izina rya Yesu, amen. Iyo turebeye hamwe mu kuva igice cya gatatu ku murongo wa karindwi kugeza kwa 12, dusoma amagambo agira ati: hari umutwe uvuga uti Imana ituma Mose kubwira umutwe w'amagambo uragira uti Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Uwiteka aramubwira ati: ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manuye no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati: ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Iramusubiza iti: ni ukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye gutumye, ni uko uzakura mu bwoko muri Egiputa, mugakorera Imana kuri uyu musozi. Hano ano magambo tumaze gusoma, Elina White ayavugaho mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, paje ya 253. Haragira hati: ubwo Mose yategerezaga yicishije bugufi imbere y'Imana, yakomeje kumva aya magambo ngo ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Mu byanditswe byera herekana yuko Imana izi imibereho y'ubwoko bwayo. Mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 13 hagaragaza ko imbere y'Imana nta kihishwa. Herekana yuko ibintu byose imbere yayo bigaragara nk'ibyambaye ubusa. Mu Baheburayo 4:13. Rero ahangaha naho herekana uburyo Imana ubwayo yihamirije Mose yuko izi imibabaro y'Abisirayeli, kandi iramubwiye iti: manuwe no kubakiza ngo mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki. Nuko none ngwino gutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose atangaye kandi atewe ubwoba n'iryo tegeko, Mose asubira inyuma aravuga ati: ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Igisubizo yahawe cyagiraga kiti: ni ukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye wagutumye, ni uko uzakura ubwoko bwanjye muri Egiputa. Nk'uko tubibona mu Bakurambere n'Abahanuzi, paje ya 253. Kandi iyo turebeye hamwe amagambo aboneka mu kuva igice cya gatatu ku murongo wa 13 kugeza 22, hari amagambo agira ati: Imana ibwira Mose izina ryayo. Mose abaza Imana ati: ningera mu Bisirayeli nkabwirana Imana ba sekuruza banyu bantumyeho, bakabaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti: ndi uwo ndiwe, kandi iti abe ari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho.
Kandi Imana ibwira Mose iti abe ari kuzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho, iryo ryo zina ryayo iteka ryose. Urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe bidashira. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwire uti Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti ni ukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga nti nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Ku murongo wa 18 nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli mubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye. Nanjye nzarambura ukuboko mubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yabo, nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda, mubyambike abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa. Ni amagambo tumaze gusoma mu Kuva igice cyaho cya 3 ku murongo wa 13 kugeza 22. Kandi tusomye mu Makumyabiri n'Abahanuzi paje ya 254 ndetse na 255 dusomamo amagambo agira ati Mose yatekereje ingorane azahura nazo, ubuhumyi, ubujiji no kutizera k'ubwoko bwe, abenshi ndetse ntibari bakimenya Imana. Mose abaza Imana ati ningenda nkabwira Abisirayeli ko Imana y'abasekuruza bantumyeho bakambaza izina ryayo, nzasubiza iki? Yahawe igisubizo kigira giti ndi uwo ndiwe, kandi uzabwira Abisirayeli uti uwitwa ndiho yabantumyeho. Mose yategetswe kubanza guteranya abakuru b'Abisirayeli, abari imbonera n'indahemuka muri bo. Mose yategetswe kubanza guteranya abakuru b'Abisirayeli, abari imbonera n'indahemuka bari muri bo, bari barashavuye igihe kirekire kubera uburetwa bwabo, kugira ngo ababwire ubutumwa buvuye ku Mana bwo kubatabara. Kandi yagombaga kujyana n'abo bakuru bakabwira umwami bati Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambire Uwiteka Imana yacu. Mose yarabwiwe mbere ko umwami azanga kwemera ibyo bamusaba ngo areke Abisirayeli bagende, ariko kandi ubutwari bw'umugaragu w'Imana ntibwagombaga gucogora, kuko aho ariho Uwiteka ajyaga kwerekanira ububasha bwe imbere y'ubwoko bwe n'imbere y'Abanyegiputa. Nanjye nzarambura ukuboko mubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakora hagati yaho, nyuma yabyo azabareka. Kandi nawe akomeza agira ati bahawe amabwiriza yerekeye ibyo bazitwaza bari mu rugendo. Uwiteka arababwira ati nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasaba umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda. Aho kandi Abanyegiputa bari barakungahajwe n'imirimo y'agahato bakoreshaga Abisirayeli. Kandi rero ubwo Abisirayeli bari batangiye urugendo berekeza aho bari bagiye gutura hashya, byari ngombwa kwaka ibihembo by'imyaka yose bakoze. Bagombaga kwaka ibintu by'agaciro nk'ibyo bashoboraga gutwara biboroheye, kandi Imana yajyaga gutuma barebwa neza n'Abanyegiputa. Ibitangaza bikomeye byakoreshejwe ngo bakurwe mu buretwa byajyaga gutera ubwoba ababakandamizaga, maze noneho ibyo babasabye bakabitanga. Tubibona mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi paje ya 254 ndetse na 255, ndetse mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya volume ya mbere paje 1099 haragira hati ndiho bisobanuye uguhoraho iteka ryose, mu gihe cyatambutse, iki gihe turimo no mu gihe cyazaza nk'uko bimeze ku Mana. Bivuze ko iryo zina ndiho rikuriye Imana yonyine.
Imana ireba ibyabayeho kera cyane ndetse n'iby'ahazaza biri kure cyane, nk'uko twebwe twitegereza neza ibintu bibaho buri munsi. Ntituzi ibituri imbere, kandi turamutse tubimenye ntabwo bishobora kuduhesha kugubwa neza ku iteka ryose. Imana iduha amahirwe yo gukoresha ukwizera no kwiringira muri ndiho ukomeye. Niyo mpamvu icy'ingenzi cyane dukwiriye kugira ni ukwiringira no kwizera ndiho mu cyimbo cyo gushishikara no gushaka kumenya ibizabaho. Igihe Abisirayeli bari mu buretwa bw'Abanyegiputa, Imana yabihishuriye nk'Imana iri hejuru y'ubutware bwose bw'abantu, hejuru y'ugukomera kose kw'abantu, kandi ibimenyetso n'ibitangaza yakoreye ubwoko bwayo bigaragaza ubushobozi bw'Imana ku byaremwe, kandi ko buri hejuru y'abakomeye cyane bari mu baramya ibyaremwe, bakaba batazi ubushobozi bw'ababiremye. Imana yanyuze mu gihugu cy'igihangange cya Egiputa nk'uko izanyura mu isi mu minsi y'imperuka. Biboneka mu kinyamakuru cy'urwibutso n'integuza cyasohotse ku wa 10 Nyakanga mu 1900. Iyo dusomye muri Handitswe byose paje 341, dusoma amagambo agira ati: nitumara gusobanukirwa neza ko turi abakozi bakorana n'Imana, amasezerano yayo tuzayatura n'iminwa yacu kandi tuyahe agaciro kenshi. Amasezerano yayo azagurumana mu mitima yacu kandi asesekare no ku minwa. Ubwo Imana yoherezaga Mose ngo ajye kuvugana n'ubwoko bwigometse butazi Imana kandi bugendera mu byo bushatse, yaramusezeraniye iti: ubwanjye nzajyana nawe muruhure. Maze Imana irongera iti: ni ukuri nzabana nawe. Twabibonye mu Kuva 3:12, kandi nanone tubibona mu Kuva 33:14. Iri sezerano ryahawe abo bose bakora umurimo wa Kristo, bafasha abababaye ndetse bari mu ngorane. Muri Handitswe byose paje 641. Kandi nanone mu bakurambere n'abahanuzi paje ya 472 hagira hati: nyamara ntabwo Mose yicujije imitwaro yari yarikoreye. Yari azi ko ubutumwa yari yarahawe n'umurimo yari yarashinzwe yari yarabihawe n'Imana ubwayo. Ubwo yahamagarwaga ubwa mbere ngo ayobore Abisirayeli bave mu buretwa, yatinye iyo nshingano, ariko kuva igihe yemereye uwo murimo ntiyirengagije uwo mutwaro, ndetse n'igihe Uwiteka amubwiraga kumukiza akarimbura Abisirayeli bari bamugomeye, Mose ntiyabyemeye. Nubwo ibigeragezo yahuye nabyo byari byaragiye bimukomerera, yagiye abona ibimenyetso byihariye by'uko Imana imwitayeho, kandi yari yarigiye ibintu bikomeye mu myaka yamaze mu butayu, abona kwigaragaza kw'imbaraga n'ikuzo by'Imana ndetse no mu gusabana n'urukundo rwayo. Yumvisemo ko yari yahisemo neza ubwo yemeraga kubana n'ubwoko bw'Imana aho kwishimira ibinezeza by'ibyaha by'igihe gito. Tubisoma mu Kwambere n'Abahanuzi paje ya 472. Nanone kandi mu gitabo cy'Handitswe byose paje 24 haragira hati: mu bumuntu bwe Kristo yegereye inyokomuntu, kandi mu bumana bwe yabashije gushyikira intebe y'ubwami bw'Imana. Nk'umwana w'umuntu yaduhaye icyitegererezo cyo kumvira, kandi nk'umwana w'Imana aduha imbaraga yo kumvira. Ni Yesu wavuganiye na Mose muri cya gihuru ku musozi wa Horebu agira ati: ndi uwo ndi we, aba ari kuzabwira Abisirayeli uti: ndiho yabantumyeho. Twabibonye mu Kuva 3:14. Iri ryari isezerano ryo gucungurwa kw'Abisirayeli. Bityo rero ubwo yazaga afite ishusho y'umuntu, yivuzeho ko yitwa ndi umwana w'i Betelehemu, umugwaneza kandi umukiza wicisha bugufi. Ni Imana yerekanwe ifite umubiri, nk'uko tubibona mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 ku murongo waho wa 16. Kandi natwe aratubwira ati: ndi umwungeri mwiza, ndi umutsima w'ubugingo, ndi inzira, ukuri n'ubugingo, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ubwo tubona muri Yohana 10:11, igice cya 6 ku murongo 51, 14 murongo 6, muri Matayo 28 ku murongo 18. Ndi ubwishingizi bw'ibyasezeranywe byose, ndi witinya, Imana iri kumwe natwe, niwe ngwate yo gucungurwa kwacu tuva mu byaha, kandi ubwishingizi bw'ubushobozi tubashisha kumvira itegeko mvajuru. Ngo tubibona muri Handitswe byose paje ya 24. Nanone kandi iyo turebye mu byakozwe n'intumwa paje 462 haragira hati:
Mu myaka yabanje, intumwa Pawulo yaramamaje ukwizera Kristo mu ruhame, afite imbaraga yatsindaga, kandi kubera ibimenyetso n'ibitangaza yakoze, yari yaratanze igihamya kidashidikanywaho cy'imico y'imvajuru. Yari yahagurukanye gushikama gukomeye imbere y'abahanga b'Abagiriki, kandi kubw'ubwenge bwe n'ubutyoza bwe, yari yaracecekesheje iby'ubucurabwenge bwiratwaga bwavugaga. Yari yarahagaze imbere y'abami n'abategetsi, avuga ashize amanga nta mususu, maze avuga ku bijyanye n'ubutungane, kwirinda n'urubanza ruzaza, kugeza ubwo abategetsi b'abibone bahinze umushyitsi, nk'aho bitegerezaga ibiteye ubwoba byo ku munsi w'Imana. Ubu noneho Pawulo nta mahirwe nk'ayo yari yaragize, kuko yari afungiye aho yari acumbitse wenyine, kandi yashoboraga kubwira ukuri abazaga kumushakaho gusa. Nk'uko byagendekeye Mose na Aroni, ntabwo Pawulo yari afite itegeko mvajuru rimubwira kujya imbere y'umwami w'inkozi y'ibibi, bityo ngo mu izina rya Ndiho ukomeye abashe gucyaha ubugome bwe n'ikandamiza yakoraga. Nyamara iki gihe, ubwo umuvugizi w'ubutumwa bwiza yasaga n'uwabujijwe gukorera mu ruhame, niho ubutumwa bwiza bwagize intsinzi ikomeye, kubera ko mu rugo rw'umwami ubwe havuyemo abizeye biyongera mu itorero. Nk'uko Pawulo abwirije ubutumwa bwiza mu rugo rwa Nero, umwami w'abami wari utinyitse cyane, maze abo mu rugo rwe bakizera ubutumwa bwiza, ni nako Mose na Aroni babwirije ubutumwa bwiza mu rugo kwa Farawo. Mu gitabo cy'ibifuzwa byose, paji ya 469 na 470 haranditswe ngo abantu bose bari aho baracecetse. Uyu mwigisha w'umunyagalileya yari yitiriye izina Imana yahaye Mose ngo ryibutse Abisirayeli yuko ihorana nabo iteka. Yesu yarabivuzeho ko ari we wibeshaho, niwe warasezeraniwe Isirayeli ko imirambagirire ye ari iteka ryose uherekera kose, ko tubibona muri Mika igice cya 5 ku murongo wa 2. Nanone kandi abatambyi n'abigisha barasakuje cyane, bavuga ko Yesu atutse Imana. Kuvuga ko ari umwe na se byari byaratumye bashaka kumwica, kandi mu mezi make yarashize bari baravuze bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya, kuko uri umuntu ukigira Imana. Biboneka muri Yohana 10:33. Kubera ko Yesu yari umwana w'Imana, kandi nawe akaba yarabyivugiye, byatumye bashaka kumwica. Ubu noneho abenshi mu bantu bifatanyije n'abatambyi n'abakuru batoye amabuye ngo bamutere. Yesu arihisha, asohoka mu rusengero, abanyuramo aragenda, kuko umucyo wabibire mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Biboneka muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa 5, kandi twabibonaga mu bifuzwa byose, paje ya 469 ndetse na 470. Iyo turebeye hamwe nanone amagambo aboneka mu gitabo cy'ivugabutumwa, paje 530, kandi nanone ayo magambo aboneka mu gitabo cyitwa kwirinda, paje ya 97, amagambo agira ati, icyigisho cyerekeye kwirinda gikwiriye kwigishanwa imbaraga no mu buryo bwumvikana neza. Reka abantu berekwe umugisha bazagira wo gushyira mu bikorwa amamerekeye ubuzima. Nimubereke uko Imana yagennye ko umugore n'umugabo bagomba guhinduka. Nimubereke igitambo gikomeye Imana yatanze kugira ngo inyoko muntu izahurwe kandi igire agaciro. Fata Bibiliya mu ntoki zawe, maze ubabwire iby'Imana ibasaba. Bwira abaguteze amatwi ko Imana yiteze ko bakoresha imbaraga z'ubwenge bwabo n'umubiri mu buryo buzayihesha icyubahiro, kandi ubereke ukuntu umwanzi Sekibi arimo aragerageza gusigingiza abantu akoresheje mu kubashora kwirundumurira mu gushayisha mu ipfa n'irari. Saba abaje amateraniro bagufashe uwo murimo uri kugerageza gukora. Bereke ukuntu akamenyero kabi kagira ingaruka y'uburwayi bw'umubiri n'intekerezo, bikabyara kwangirika k'umubiri mu buryo butarondoreka. Kunywa inzoga zikomeye cyane biragenda byambura abantu batabarika intekerezo zabo. Nyamara ikibabaje ni uko kuyigurisha byemewe n'amategeko. Bwira abantu ko hari ijuru bagomba gutsindira n'irimbukiro bagomba guhunga. Basabe gusinya indahiro. Ubutumwa wahawe na Ndiho ukomeye nibwo bugomba kukuyobora, kandi tegura indahiro barahira, maze amateraniro nahumuza uzibahe basinye. Hano icyo nayo tavuga mu gitabo cy'ivugabutumwa ni uko ubutumwa Ndiho yatanze abuhaye Mose ngo bujyane muri Egiputa bwari bukubiyemo na temperance cyangwa se kwirinda. Hano inayo tagasaba ababwiriza butumwa
n'abandi bahagarara imbere y'abantu bahugura ku ijambo ry'Imana, ko bakwiye gushishikariza abantu kwitandukanya no kutirinda kose. Ibyo ngibyo bizadushoboza gushyira mu bikorwa no kumvira ubutumwa ndiho, ari we Uwiteka Imana Nyiringabo yahaye Mose gushyira Farawo. Muri ubwo butumwa ntabwo kwari ukurekura ubwoko bw'Abisirayeli gusa ngo bajye gukorera Imana ku musozi Horebu, ahubwo Imana yatumye Mose kubwira Farawo iby'ubutumwa bwo kwitungira amagara mazima no kwirinda. Dusoreje ahangaha icyiciro cy'uyu munsi, aho tumaze kurebera hamwe amagambo yo mu Kuva igice cyaho cya 3, tukaba tukirangije uyu munsi. Kandi turasaba Imana ngo itubashishe gukomeza kugendera mu mucyo w'ijambo ryayo, ntitube abumva gusa, ahubwo dushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana tumaze kumva. Uwiteka Imana abitubashishe. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana y'urukundo kandi Imana itwitaho, tugushimiye cyane ijambo ryamaze kuduhuguza, kandi tubonye uburyo udahwema kugirira impuhwe ubwoko bwawe, ukabwitaho igihe bakandamizwa ukabatabara, igihe ahuye n'ibibazo ukababa hafi. None natwe twishyize mu biganza byawe, ngaho uri kubana natwe mu bibazo, mu bizazane, mu bihe bigoye ndetse no mu birushya duhora nabyo, utubasha kurushaho kwishingikirizaho no kugira nyambere mu mibereho yacu, aba ari wowe twakufasha kandi aba ari twishingikiriza muri byose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.